Diyabete. Ubundi diyabete ni iki? Umuntu arwara diyabete iyo impinduro ikora umusemburo wa insuline inaniwe kuvubura uwo musemburo cyangwa se umusemburo ivubuye ntukoreshwe n'umubiri uko bikwiriye. Habaho amoko atatu ya diyabete y'ingenzi. Hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere iterwa n'uko impinduro ikora insuline itayikora hakaba hataramenyekana ikibitera. Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yiterwa n'uko impinduro ikora insuline ikora nkeya cyangwa umubiri ukaba utayakira neza. Iyi ikaba iterwa hanini n'umubyibuho ukabije. Naho ubwoko bwa gatatu ni diyabete iboneka mu bagore batwite kandi batari basanzwe bafite icyo kibazo mbere yo gutwita. Ibi ni bimwe mu bimenyetso by'ingenzi bya diyabete. Hari ukwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara, inzara idasanzwe niyo waba urimo kurya, umunaniro ukabije, kutabona neza, ibisebe bidakira, guta ibiro cyane cyane kuri diyabete yo mu bwoko bwa mbere. Dore bimwe mu byo ushobora kwitwararika kugira ngo bitagukururira akaga ko kurwara diyabete: kunywa itabi, kunywa inzoga bikabije, kutarya indyo yuzuye no kudakora siporo. Icyitonderwa: ni ngombwa cyane kwipimisha kenshi kugira ngo urebe niba nta diyabete ufite, cyane cyane iyo uri mu bantu bafite ibyo bimenyetso cyangwa bafite ibyayitera nk'umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu umwe kuri babiri barwaye diyabete aba atazi ko ayirwaye. Menya kandi ko iyo diyabete itavuwe neza ishobora guteza ingaruka zirimo nk'indwara z'umutima, iz'amaraso, iz'impyiko, uburemba, gucika ingingo n'izindi. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu Kigo cy'Ubuzima mu Rwanda RBC.